Twongeye kubasuhuza. Uyu munsi rero turibanda nanone ku burwayi burimo burazenguruka, kandi hakabaho ibintu nakwita kubeshya imibare, kuko nko mu gihugu cy'abaturanyi bari gusanga abantu bapfiriye mu mazu, kuvuga ngo imibare ubu duhabwa na Al Jazeera igeze ku bantu 116. Ni benshi rero. Imibare y'abafashwe mu mujyi wa Goma bageze kuri 48. Ubwo ibyo bita suspected cases. Imibare y'abamaze gupfa bageze kuri 335 mu gihugu cy'abaturanyi. Imibare y'abafashwe bapfuye muri Uganda bageze kuri 15. Ni ukuvuga ngo nimba icyo bita incubation period, igihe cy'uburwayi kiri hagati y'umunsi umwe n'iminsi 50, urumva igihe Ebola imaze izenguruka mu bihugu byacu. Ni igihe kirekire. Ni igihe kirekire. Kuvuga ngo nta Ebola ihari biragoye. Kuvuga ngo nta Ebola ihari biragoye. Ishobora kuba yararangije kuzenguruka, ahubwo igisigaye ari nk'uko igisasu cyangwa mine iturika iyo bayiteze ahantu. Kuvuga ngo ikaza noneho igakora icyo bita kugira gute, kwica abantu benshi kandi mu gihe gito, nk'uko byagenze muri 2014 muri Guinea, Sierra Leone na Liberia. Ariko icyiza cyahariya muri iriya myaka, abantu ubudahangarwa bw'imibiri yabo bari batarabugabaho igitero. Ubu rero ubudahangarwa bw'imibiri cyane cyane abanyarwanda bwagabweho igitero. Ni ukuvuga ngo Ebola iramutse ije mu Rwanda, wowe ureba iyi video utarazamura ubudahangarwa bw'umubiri wawe, amahirwe uhuye nayo yo gukira ntabwo ameze nk'ay'umukongomani, kubera ko abakongomani bafite inkingo 0%. Ntabwo imeze nk'aya Murundi, kubera ko abarundi bafite inkingo za corona 0%. Ntabwo abarundi bikingije, abakongomani ntibikingije. Abagande uretse ko bafite sida nyinshi, bafite amahirwe yo kurusha abanyarwanda, kubera ko badafite imibare irenga 30. Cyane cyane ko abenshi banaguraga impapuro, usanga ntabyo bigeze bitera. Abanyakenya nabo nuko. Ni ukuvuga ngo igihugu gifite akaga muri bino bihe bya Ebola ni u Rwanda. Rero icyo nababwira abantu bavuga b'abanyarwanda bari i Rwanda, abantu b'abanyarwanda bari mu ntara ya 6 b'abadiaspora, mwiteje imyambi y'igishirira, mwiteje uturemangingo mvamigabane, mukuru uko mushoboye, mukurikire video zanjye, mujye muzisangiza abanyarwanda, kuko abanyarwanda bafite ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye abanyarwanda bafite ntabwo ari politiki y'igihugu cyabo. Ikibazo gikomeye cyane abanyarwanda bafite ni ubuzima. Nicyo kibazo njye mbona gikomeye, kuko ubuzima bivuga abantu n'igihe kizaza cy'icyo gihugu. Iyo abantu badahari, umunyapolitiki ayobora abandi se? Mujye mubitekerezaho. Nimba dufite igihugu gishobora kuba gifite abantu biteye uturemangingo mvamigabane 80, wowe ureba iyi video, waba uri muri leta y'ubu ngubu, waba uri hanze uvuga ngo urarwanya leta y'ubu ngubu, ufite plan ki zo kugira ngo abanyarwanda batazapfa? Kuko muri 2030 abantu benshi bazaba bamaze gupfa. Murabibona aha mu bihugu byo hanze, uburyo abari mu Bwongereza babona impfu nyinshi ziyongera, babona abari mu Bufaransa barabibonye, abari mu Budage barabibonye. Ibihugu byitwa ko bibamo abazungu bashize. Abirabura turacyahenyenyeza kubera imibereho yacu, kubera ibyo bikoma bikomeye abantu banywa, kubera ayo mata abantu banywa. Ariko kugeza ryari? Kuko icyo bita selire cyangwa cells zigenda zicikagurika umunsi ku munsi. Noneho rero ubu ngubu nta nubwo muzajya mubona abantu barwaye, muzajya mubona abantu babasanze mu nzu bashizemo umwuka, mubona abantu bagenda muri bisi ubona arapfuye, mubona umuntu atwaye ikamyo ya hoho cyangwa
imodoka yindi ifite moteri ifite imbaraga mubona yigushije munsi y'umuhanda, ni uko nguko abantu bagiye kuzajya bapfa. Niyo mpamvu rero iyi cano nayifunguriye kugira ngo abanyarwanda muve buzima umujyi buntu, nk'uko nabyanditse kuri video y'ubushize. Ntabwo ari cano ya politiki, ntabwo ari cano irwanya leta iyo ari yo yose, kuko ngewe nubwo bavuga ngo YouTube abantu bayikoreraho politike, ntabwo nemera ko cano ya YouTube ishobora kuvanaho ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, ntabwo mbyemera, kubera ko kugira ngo abantu bahindure system y'ubuyobozi burya bisaba ikintu kirekire. Tujye turebera nko kuri RPF ntabwo yabyutse gusa ngo ihindure system uko zimeze, habanje kubaho kumvikana, habanje kubaho fundraising y'ababyeyi bagurishije imirima mu bihugu babagamo, bagurisha inka zabo, bakora fundraising kugira ngo umutwe wa RPF ubashe gusurvive. Iyo batagira fundraising, badafite support, nta nubwo bari kurenza just 1 week barwana na leta yari ikomeye kuri. So habayeho fundraising, habayeho kwitegura, habayeho kumvikana, habayeho gukora icyo nakwita ibitero kugira ngo igihugu kibohorwe. Kuko honestly speaking, twebwe twakuze muri ziriya leta hari harimo ibintu bitagenda kandi byinshi, hari harimo ibintu bitagenda. Ntabwo navuze ko cyane atari ya politiki, ariko what I'm telling you, twakuze hari ibintu byinshi bitagenda. So ibyo bintu rero byagombaga guhinduka, nubwo byahindutse hakazamo events z'ikibazo cy'amaraso kumeneka, ariko ibintu of course byagombaga guhinduka. Rero icyo twatekereza muri kino gihe, cyane cyane no mu minsi iza, ni ukugira ngo mwiyiteho, mukore subscribe, mukore share aho muri hose, cyane cyane urubyiruko mwivanemo ibyo bita mental slavery. Abantu babafata noneho bakabiyegereza, ariko ibibazo mufite badafite plan yo kubikemura, kuko ibibazo by'ikiremwa muntu ntabwo bikemurwa n'umuntu mugenzi we. Muri Jeremiah igice cya 23 baravuga ngo umuntu utazi naho ari bukandagire ejo yavuga ate ko agira gute akemura ibibazo by'umuntu. Ahandi bakavuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. So ntimukizere rero abantu babakurira inyuma yanyu bagira ngo babahindure ibikoresho, ahubwo mujye mwizera Imana yawe, mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Noneho uyu munsi mbahaye itegeko rya gatatu: muvana uburozi mu mibiri yanyu. Nzabaha n'irya kane: muvana uburozi mu mibiri yanyu. Iyi ni igikurukuru twayivuzeho, n'abandi banyarwanda benshi bari kuri YouTube bayivuzeho. Ariko noneho iyo ufashe imbuto z'ipapayi ukazisekura ukazivanga na gikurukuru, indwara nyinshi, yaba ari iriya myambi y'igishirira, yaba ari izi ndwara z'amavirusi zigiye kuza zigenda ziza, yaba ari Ebola n'izindi zizaza n'izindi zagiye ziza, kuko izi ndwara uretse ko ba nyirazo bazita amazina bakazivuga, ariko twe dushobora kuba dufite n'izindi tutazi nyinshi ziri kugenda zica abantu gahoro gahoro babateyemo. So iyo rero uvanye umwanda mu mwijima wawe, umwijima niyo nyama nini, ni 3/4 by'izindi nyama z'umubiri, ni ukuvuga ngo umubiri wawe uba ufite uburyo wakwirwanirira. Niyo mpamvu nazanye imbuto z'ipapayi. Ubushize nerekanye ipapayi, uyu munsi nerekanye imbuto zayo. Izi mbuto z'ipapayi rero zizagufasha iki? Zizagufasha ko umwijima wawe, cells z'umwijima wawe nyinshi nzavugaho ubutaha, ari buvugeho uyu munsi, zigenda ziyuburura, zigenda ziyubaka, kandi imyanda iva mu mubiri. Burya umuntu uramba ku isi n'ufite umwijima ukomeye. Imbuto z'ipapayi rero iyo uzisekuye neza, ushobora gufata nyinshi, urya ipapayi buri munsi, ugafata nyinshi ukavanamo agafu ukakabika, ukajya ushyira mu mazi akonje cyangwa ashyushye, igikombe kimwe mu gitondo n'ikindi nimugoroba.
ukavanga na ka gikuru gake nk'uko umuntu ashyira isukari mu gikombe. Ibyo rero bizagenda bigufasha wowe n'umuryango wawe mwiyiteho, kandi ibi ntibakajya bababeshya ngo doze ngo ibiki. Niko sisiteme yaje ibeshya Abanyafurika, sisiteme yo hanze, kandi basanze tumaze imyaka itabarika ishobora kugeza no kuri miliyoni Afurika ibayeho n'indi migabane yo ku isi ibayeho twivura. Baje bavuga ngo dosage wari warya ipapayi ikakwica, none si ipapayi ko itagira dosage, itagira doze, umwembe ntugire doze, kuko ushaka ko imbuto zayo zigira doze. Ushobora kuzinywa igihe cyose wumva ushaka, wazinywa umwaka, wazinywa imyaka 2. Aho niho baje babeshyera abantu, batinyisha abantu ibyaremwe, noneho barangiza ahubwo bakabifatamo bakajya kongeramo ibindi byangiza imibiri yacu, bakagaruka nanone babiduha. Ntabwo mvuga ko ubuvuzi bw'ikizungu nta kazi bwakoze, bwagiye buvura indwara nka malariya zagikoraga Abanyafurika, bugenda buvura indwara zimwe nka za typhoid zagendaga zigora Abanyafurika. Ariko ngenda kubwiza ukuri ko nurwara diabete, nurwara umuvuduko, ukajya mu buvuzi bwa kizungu ntabwo uzakira, uzanywa imiti ubuzima bwose. Ni ukuvuga ngo indwara z'imiriro barazishobora, ariko indwara z'inyama z'umubiri ntabwo bazishobora. Indwara z'inyama z'umubiri zizajya zivurwa nk'uko byahozeho kuva kera. Imyijima, impyiko bizajya bivurwa nk'uko byahozeho kuva kera. Ni ukuvuga ngo rero hano dufite umunyu uri bwoza impyiko yawe ukavanamo ikibi cyose, imyanda yose. Dufite imbuto z'ipapayi ziri bugufashe mu kugira ngo umwijima wawe usubirane umwimerere wawe. Murakoze, mwari kumwe na Master Kata, mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha nanone ku biganiro byacu.